Kanyuge. Are. Ndagira ngo tuganire aha ni mu mudugudu wa Murambi mu kagari ka Nyakayaga mu murenge wa Kamabuye mu karere ka Bugesera. Uyu mudamu rero murabona ko yaratwaye igare ariko ngeze imbere arahagarara. Reka mubaza amazina ye bundi atubwire n'igihe atangiriye gutwara igare, atubwire nicyo igare rivuze mu muco w'abanyabugesera haba ku bagabo n'abagore. Urakoze, yitwa Nyirakanani Josiane. Kuvaho natangiriye kwiga igare hashize imyaka 7 maze kumenya igare. Ubu rero mpeka amajerekani 5 y'amazi, gaheka imifuka 4 y'umuceri, mpeka ibintu byinshi cyane. Bivuze yuko igare kuri wowe uraryifashisha nk'umudamu rikaba ryagufasha mu mirimo isanzwe itandukanye ukora? Naba ndi gusarura ibishyimbo njyana igare, araho ngiye nkaruhuha njyana igare, ayo nari gutegesha nkayakoresha ikindi kintu, ariko ntatanze amafaranga y'umunyonzi kubera nanjye niyize igare. Niko ye, ubu se watinyutse ute kwiga igare tubwire? Inana sanze ari nk'umuco abagore baho bose nta utazi igare. Kubera ikibazo cy'amazi, usanga amazi tuyakura kure cyane bigatuma twiga amagare. Umuntu yakwibaza rero ikigare rivuze mu buzima bw'abanyabugesera, cyane cyane ku bagore dukunze kubona bayatwara ibintu tudakunze kubona mu tundi duce tw'igihugu cy'u Rwanda. Inaha biragoye cyane, ikintu cya mbere abagore batuma biga amagare, amazi yo kuyabona biragoye. Ubwo rero bisaba nko gukora nka metero zirenga nyinshi cyane ujya kureba nk'amazi bigatuma twiga amagare. Ubu iyo ugiye nko gusura abantu, ushobora mu bundi buzima busanzwe ugiye nko gusura abantu cyangwa se ujyanye nk'umwana kwa muganga igihe umugabo adahari, ushobora gukubita umwana ku igare ukamujyana, cyangwa se nawe ukaba washyiraho ibintu ukajya gusura abantu cyane. Nawe arwaye nta umweka ndamuheka, uhita ubushyira ku igare ukamutwara nkamujyana kwa muganga. Iyo muri gukora izindi gahunda zitandukanye se habaye nk'ibirori mugiye gutura abantu mubashyiriye wenda nk'icyo kunywa, cyangwa se kwa kundi nyine hajya habaho ibirori nk'ubukwe n'ibindi bitandukanye, birashoboka ko umugore ashobora gufata amajerekani arimo umusururu cyangwa se umutobe akajya gutura abantu? Ashobora nko kureba yenda nk'umutwaza yamuburana hakabyihekera. Ibi ngibi se abagabo b'inaha babifata bate n'abasore ntibabifata nk'aho wenda abagore babaye incyanutsi cyangwa se baba bigize ibishegabo? Abagabo b'inaha babafata bate? Ni nk'umuco baramenyereye nawo wabibariza ngaba bakababwira. Reka none uyu mugabo atubwire kuba umugore atwaye igare kuri mwebwe mubifata gute? Aho ntimubibona nk'aho ari ugushaka kwisumbukuruza ngo abe yagaragaza ko ari umuntu urenze umugabo? Bimeze biti? Nitwa Sabyimana Faustin. Kuba umudamu agenda ku igare ntabwo ari ukwica umuco, kuko twese tugomba gufatanya, nabo barabishoboye. Inaha bitewe n'uko turi mu gace katageramo amazi, turafatanya bakavoma bakajyana kwa muganga bakajyana imizigo guhaha. Ntabwo rero tuvuga ko ari ubushegabo cyangwa ari ubushizi bw'isoni, ahubwo tubona ko ari igikorwa tugomba gufatanya bitewe n'uko dutuye mu karere katagira amazi. Uyu muco se mubona warabafashije iki mu iterambere ry'abaturage muri aka karere ka Bugesera? Uyu muco ni umuco mwiza ndetse n'abandi bakwiye kutureberaho, kuko ni umuco w'ubufatanye kugira ngo twese twubake tubashe kugera ku bikorwa kandi tunizamura. Ni umuco mwiza. Umuturage ntabwo agomba kurara amazi umudamu yagiye kuvoma, araza akamuguriza nawe akagenda akamesa imyenda y'abana, agateka, agakoropa mu nzu, ugasanga ni byiza. Kuko twebwe ni ukuvuga ngo iyo washoboye kubona amazi uha mugenzi wawe, nawe ntaraza abana gusa. Abana ejo bakazajya ku ishuri bose bameshe, n'indi mirimo twayibakoreye bitewe n'icyo gikorwa dukora. Ni ukuvuga yuko rero umukobwa hano mu karere ka Bugesera atangira gukura iwabo bamwigisha igare? Ni igikorwa cy'ibanze kibanza mbere y'ibindi byose. Ubu se nk'umukobwa utazi igare hari umusore w'inaha ashobora kumureba irihumye? Uwo nguwo utazi igare nyine urumva ni nk'aho aba afite akabazo cyangwa ingorore. Nta mukobwa w'inaha utazi igare kereka wagiye uturuka mu majyepfo bose. Iyo umukobwa ashingiwe inaha se
bigenda bite iri gare? Hari ubwo tujya twumva bavuga ngo ntirijya ribura mu bishyingiranwa, bigenda bite? Watubwira ayo makuru niba ariyo? Ayo makuru niyo, igare rigomba kugenda mbere kuko amazi ni igikorwa gikomeye. Iryo gare rigenda mbere mu bintu bitabura, igare ntirigomba kubura. Igare rigenda mbere, ndabisubiramo ibyo nkubwira. Nuko ngo riramutse ritabonetse ntago ibintu byagenda neza. Natwe dukoresha uko dushoboye kose, tugashyira hamwe imbaraga zacu nkeya, tugashaka rya gare rikaboneka, kuko ritabonetse nta kasho. Ngo ni bwo buzima urugo ruba rushingiyeho, rigira uruhare mu buzima bw'urugo, mu iterambere ry'urugo rwose. Iryo gare nibwo buzima urugo ruba rushingiye, kuko urugo rudafite igare ntabwo ruba ari urugo rwuzuye. Urakoze cyane. Hano ndahabona umusore, reka tumubaze, utubwire urubatse cyangwa ntabwo ari wubaka? Ntabwo ndubaka.